Yes, tukaba duhaye ikaze abakurikiye Mozemax Empire mu ntara enye z'igihugu cy'u Rwanda, abari mu mahanga, diaspora nyarwanda iri hanze, abarundi, abakongomani, abagande, turabasuhuje hano kuri Mozemax Empire. Tukaba turi kumwe n'umwari, umukobwa. Ewan, ibwire abakurikiye Mozemax Empire. Murakoze, nitwa Auxile, nibisanzwe musanzwe munzi. Nanjye ndumu ya ababwiye ko yitwa Auxile, nawe ngo mukaba musanzwe mumuzi. Umukobwa uturutse ni burasirazuba ni burengerazuba. muri make kambabwira n'urutse ngiye mvuye i Rubavu. Uvuye i Rubavu, umukobwa w'Igisenyi, hahandi bavuze ngo Igisenyi ibintu birakomeye, ibintu birakomeye, iyi saso rinciye ku mutwe. Niko yego, reba hano tuganire, nibyo Ko bimeze none se ayo masasu yawacaga ku mutwe wigeze uyabona? Kuyabona ni kimwe no kuba twara nka perezida wacu kwanza Paul Kagame mbere na mbere niwe tugomba gushimira kuko ibyo byose byarakemutse. Ibyo byose byarakemutse Igisenyi, akaba ari shimwe ubwira ati respect his excellence Paul Kagame cyane. Yego. Umukobwa uvuye Igisenyi, Auxile, Yego. nakahe gashya kakuranze uri Igisenyi? Ni byiza gusa biranze i Rubavu. Ibyo nagiye mbona byinshi. Yego. Yego. Kanezeza umutima wanjye. Wabonye byinshi binezeza umutima wawe. Wagiye ku mazi? Naragiye. Waragiye? Yego. Wajyanye na sheri? Wapi, narijyanye. Warijyanye? Narijyanye. Ese nka Auxile na mjamo yigeze aho ndagupropoza ku buryo mwasohokana mukajyana Igisenyi? Yaba hari ni benshi, ariko ikizi iyo wijyanye nibwo umenya ibyiza. Nibwo urya sho. Wijyanye n'undi muntu buriya hariya bigorana. Hariye bigorana cyane. Nibwo urya sho. Ubwo ndabyumva neza, waratwitse urimanukira. Uba naratwitse kabisa. Yego. Auxile, ni nk'iki cyakugoye uri hari Igisenyi? Mu bintu byangoye birimo ni byinshi. Yego. Ariko icyangoye cyane kurusha ibindi. Yego. Ni ukuba ahantu nta muntu n'umwe muziranye. Ariko icyiza muri byo nubwo mwamutaziranye buriya ntago bajya bavuga ati inshuti ikura ku nzira, ariko buriya nayo nazibonye. Yego. Inshuti wayikuye ku nzira. Yego. Wahavuye ifite inshuti nyinshi. Yego. Ni nk'iki gitangaje cyakubayeho ugeze hari Igisenyi? Ikintu gitangaje cyambayeho, ibyo bambwiraga ngo Igisenyi bibayo ntabwo nizeraga ko byose ariko bibayo. Ariko kuba narahageze gusa nkabibona byaranangaje, bituma nanemera. Waremeye? Yego. Wasanze ibintu byose ari amahoro cyane? Ya mafi bajya bavuga botsa bayamaje kuyaroba warayabonye? Cyane, kuri brasserie. It's good. Kuri brasserie warayabonye? Yes. Auxile, tukaba turi kumwe hano mu kiganiro kuri Mozemax Empire. Tukwakiriye n'ubundi atari ubwa mbere twakiriye, kuko kuri Mozemax Empire wari uhari. Ari mari. Wari uhari na mbere hose cyane. Tukaba twizeza abantu se ko ugiye kongera ugatanga show. Genda hari. Kuko igihe duherukana wari uri kuvuga kuri wa mukobwa wa wundi wagirishije icupa. Kuri Emeline. Kuri Emeline. Ukavuga kuri mukuru wawe Emeline. Yego. Auxile, ni nk'iki umwari w'u Rwanda ashobora gukora kikaba cyaharasinga abari b'u Rwanda? Buriya hari igihe umukobwa sibyo akora ikosa bitewe. Yego.
agiye akora ikosa ari inyungu afite, agakora ikosa bitewe n'impamvu yiwe yego bwite. Rero buriya ikosa ryose ryakangiza umwari cyangwa se umunyarwandakazi aba ari ikosa, nk'ubwo wakora rya kosa rimwe uzi ko riciriritse cyangwa se rikomeye, yego natwe tubigenderamo nk'abanyarwandakazi. namwe ikosa ry'umunyarwandakazi umwe murigenderaho, none murigenderamo gute ko mutandukanye n'uwo muntu? icyo kibazo aba arimo kibageraho gute, kibicira izina gute? Ese byatuma mudashobora kubona sheri ejo hanyu harangirika? Oya, ntabwo biba bivuze gutyo. Buriya iyo umukobwa akoze ikosa cyane ko hari igihe ryamamara bikagera kure, ariko buriya niyo ubonye n'inshuti nubwo yaba atarishira ariko ari inshuti, mbere na mbere arabanza akagusuzuma, akabanza akamenya neza nimba ese wowe umeze nka wa mukobwa, akareba itandukanirizo. Ariko buriya mu bantu bose baba bazi ko nyine ni nko kuvuga ati umukobwa wese ukoze ikosa n'abandi bose niko bameze. nyine ubabyara ni umwe, niko bavuga? nyine utubyara ni umwe, ariko n'ubundi bose ni ababyeyi. Bose ni ababyeyi cyane. None Auxile, ikibazo ngiye kubaza ni iki ngiki. Hari muri iki gihugu cy'u Rwanda tugira utuzi twinshi, tukagira abakobwa bagiye bafite abasheri benshi, sibyo? Weho iyo umuhungu mukundana aguhaye amafaranga, ubibyakira gute, ubifata gute? Okay, yangewe nk'iyo umuhungu dukundana pe akama amafaranga, atambwiye ayo mafaranga ama yarayiki, we hari igihe uyafata nawe ubwawe ubuzi ikintu nyine ikintu uzishyura tu, ariko hari igihe uyafata bitewe n'uko wowe hari icyo wamusabye. Yego. None uravuze ngo hari igihe uyafata hari icyo uzishyura, none nta mafaranga ufite kandi aguha amafaranga, urumva ni nk'iki ushobora kwishyura kuba nyine we wamwishyura tu? Ni nk'iki utekereza ko ashobora kukubwira ati ugomba kunyishyura? Ubundi cya mbere ni ukumvikana n'umuntu. Yego. Ushobora kuba utayafite nonaha ariko ejo ukayagira, agashobora kuba yakeneye nonaha sibyo ntayo ufite. Yego. Ariko buriya uganiriye n'umuntu arakumva, nk'uko yamusabye n'undi ntayo ufite wayafite, ariko no kumwishyura n'undi abazi ko uzamwishyura cyangwa se uzamwishyura. Yego. Buriya ku muntu uzi ko amafaranga yo agiye guheza utazayishyura ntabwo yayaguha. Yego. Ariko nyine cya cyizere ni nko kumvikana n'undi mwene yakubwiye tu. Yego. None se umuhungu aguha amafaranga muraziranye, kavuga aya mafaranga yanjye nkuhaye, arayaguhaye urayakiriye, bukira bugacya mugakomenekana kuri telefone, akakubwira ati bitewe n'amafaranga yanjye naguhaye nari mfitiye gahunda, ndashaka ko turyamana, wabyitwaramo gute? Iya hari igihe umuhungu aguheza amafaranga, buriya kugira ngo uzemere amafaranga y'umuhungu bituruka kure. Yego. Wamwatse amafaranga ufite ikibazo, bibaye ngombwa yuko yego urumva umubwira ati nzakwishyura, umuhungu agategereza. Ariko buriya kugira ngo umuhungu uzamwishyure ariko umwishyura ku bijyanye n'umubiri wawe byarutwa, sibyo? Bitewe n'ibyo ufite. Yego. Nk'ubu ngubu mfite fone. Yego. Ifone yanjye ashobora kuba n'amafaranga arenze ayakeneye, ariko kugira ngo urishe umubiri wanjye ku mafaranga yamaye nayimuha. Wayimuha? Yego. Wamuha telefone? Cyane. None Auxile, n'ahantu urajya kwaka akazi, boss akaguha akazi ariko akagusaba sexuel,
sha njyewe wapi ntago birabo. Yego. Bibaye wabyitwaramo gute? Nakareka. Akazi wakareka. Yego. None Auxile, muri aka kanya ufite sheri, uramukunda ukaba uzi ko agukunda, ntago weho nawe muri puraninga ku bana, akakubwira ati njyewe runaka Auxile ndagushaka mu rugo, ukamwitaba, wamara kumwitaba akakubwira ko ashaka ko muryamana, ari umukunzi wawe, sheri wawe, wabyitwaramo gute? Kamubwire njyewe nzi neza yuko twajyanye mu rukiko tukahajya pe, akabimbwira nka gutyo nabikora. Yego. Ariko nzi neza yuko ashobora kuba yaranereye ivi akampamagara akambwira gutyo, ntabwo nabikora. Yaragutereye ivi akambwira ngo akeneye ko turyamana. Yego. Ntabwo nabikora. Ntabwo wabikora. Yego. Yaragutereye ivi, none ko yagutereye ivi, hari ikibazo nsigaye mbaza abari b'u Rwanda. Umuhungu n'umukobwa bari mu rukundo, bitangira byanga bikarangira bibaye, kuki abo bantu babiri bashyira imbere kuryamana? Hari urukundo rubamo inyungu. Yego. Hari n'urukundo rwa nyarwo. Yego. Usibye ko urwo rwa nyarwo ruboneka gake. Ruboneka gake cyane. Rero hari igihe umukobwa akundana n'umuhungu, n'umuhungu agakundana n'umukobwa. Yego. Ariko umukobwa azi yuko umuhungu pe anakize pe ari umukire cyane. Yego. Ariko umuhungu nawe akaba azi ko mu bukire bwe yemerewe kuba afite nk'abakobwa benshi batandukanye. Rero ibyo ngibyo ni byo abahungu benshi cyane bakunda gukoresha. Nimba se ari umukire, umukobwa nawe akaba abizi barakundana, ariko umukobwa nawe akaba azi yuko nimba afashe amafaranga y'umuhungu afite icyo ari bumuhe, nyine n'ubundi bararyamana. Ariko nayo uri umukobwa ubizi yuko amafaranga yafashe ukaba uri kuryamana n'umuhungu, uba uzi neza ko 100% uwo muhungu atari yo muzabana. Yego. Yego. None hari ikindi kibazo kigira giti, ese hari umukobwa ushobora gukundana n'umuhungu, uwo mukobwa agapulaninga ko azajya arya amafaranga y'umuhungu, ariko uwo muhungu yabwira uwo mukobwa ngo ndagushaka mu rugo, ndagushaka mu gitanda, umukobwa agahita abyemera andiregiti? Oya, ntabwo ariko bihita biba nyine ako kanya. Yego. None umukobwa upanga kurya amafaranga y'umuhungu ntabwo aba azi ko bazaryamana? Akenshi hari ababa babizi nyine, bakaba bazi ko byanga byakunda bizakunda. Ariko hari n'ababikora gutyo n'undi bikarangira bitabaye. Buriya nubwo tujya tuvuga ngo abahungu benshi hari igihe baba ari kambe mbibitse gutyo. Oya bitubwire tubimenye. Nagiye kubivuga sibyo? Ariko tubwire tubimenye. Oya n'ubundi nawe ubwawe wabyumvishije ko urakuze bihagije. Ndabazi ntabwo ndabamenya. Oya buriya nshobora kuvuga gutyo ukambwira ngo nkuvuze nabi, ariko buriya wabona nawe uri umwe muri bo. Ariko ni umwe, ariko ni umwe muri bo. None se hari ikintu abantu bakundana, hari ijambo abakobwa basigaye bakunda kubaza abahungu, umuhungu akabwira umukobwa ati ndagukunda dukundane, agahita amubaza ijambo rivuga ati se ufite gahunda? Iyo gahunda bamubaza ni iyihe? Ni iki? Yamubaza gahunda, sibyo? Akenshi abahungu bakunda kutubaza se ufite gahunda? Uri tayari yuko naguta mu mago? Yego.
ariko akenshi igihe umukobwa bagishaka kwishakishiriza adakeneye kujya ye kuba nyine yavuga ati ngiye sindi tayari yo kuba ntaza mu mago, ariko hari n'undi uba uri tayari yabyo wahita yemera. yego. None se ubona ni iki gituma abantu bajya mu nkundo zidafite intego mu buzima bwabo? Buriya nta rukundo rutagira intego. Urukundo rwose ubona rugira intego. Rugira intego. Noneho hari ibyo urubyiruko rw'inaha rusigaye ruvuga rwiharaje ngo hari n'abakundana gahunda ngari hit and run bakikomereza. Ubona ko urwo rukundo ujya urubona uzi ko rubaho? Rero urwo rukundo n'undi bita hit and run ntabwo wakorera umuntu hit and run nawe atabikeneye. Yego. Ubwo uwo muntu wemera gukorerwa hit and run aba bikeneye. Hari igihe ukorera umuntu hit and run bitewe n'uko ajarajara. Kandi urukundo ruramo kujarajara nta ntego n'undi nk'uko wabivuze bundi nta ntego. Yego. None se ukeka ko urukundo rujarajara ni kwa kundi ushaka kutubwira umukobwa ashaka kuba afite nk'abahungu 5? Ese niki gituma uwo mukobwa agira abo bahungu 5 kandi bose akababwira ko abakunda? Ubona ari nk'iki kibitera? Buriya ntago wakizera ko umuhungu umwe mukundana hariyo muzabana. Buriya biba byiza iyo ufite abandi ku ruhande kuko iyo akwanze uba ufite aho ujya kuririra. Noneho mu rukundo uplaninga yuko umusore umwe ashaka kuzakwanga? Buriya havuyemo umwe akavuga ati ya gahunda n'ubundi ufite gahunda twikorera ubukwe, ubwo iyo mugiye mu murenge babandi bose ufite tubashyira ku ruhande. Rero kujarajara mba mvuga nuko ntago bari kuvuga ati nuko wa mukobwa afite yuko afite abandi bahungu 5 bakundana. Kujarajara mu rukundo ni iki? Nuko uri mu rukundo ariko utari seriye. Kuba uri mu rukundo ariko utari seriye. None se ufite sheri? Ngiye bwaka kanya ndamufite. Bwaka kanya uramufite? Umbwiye ko hari ukuntu umukobwa ashaka kugira abasheri 5 kandi bose ababwira ngo ni sheri. Ufite abasheri bangahe? Yesu. Ubu tuvugana. Ngewe. Yego. Ubu n'abari kundeba nubwo warunsaba ndarugu. Noneho weho uranyishe. Ugusaba urukundo n'abari kukureba. Abarugusaba urarubaha? Ndarubaha pe. Aha. Rwa rukundo rero twavugagaho. None niba rugusaba ukarubaha bakakubwira ko nubwo bagusabye urwo rukundo gahunda ari hit and run. Owe. Mbere na mbere banze umenye ngo urukundo ndi kuvuga rurohe. Hari urukundo rw'abafana. Yego. Sibyo? Cyangwa se rw'abantu bose bakurikira Max. Hari urukundo baguha nyine bitewe n'ukuntu baba babona ibintu bya byose bikora. Ariko hari n'urukundo rwa rundi rumwe nyine rumwe rwihariye. Hari urukundo rw'ubufriend, hari urukundo rwa bestie, hari urukundo rwa boyfriend and girlfriend. Muri make urukundo mvuze ni rwa rukundo abantu bakurikiye Max bazangiriye icyizere. None urukundo rw'aba best ujya wemera ko urwo rukundo rubaho? Sharubaho. None umuntu weho na Kelly muri aba best. None ubwo urwo rukundo rw'aba best ruri kubagara iki? Ubona rubagara iki? Kambwire. Ngiye na Kelly turaba best. Ako twebwe mu best bwacu sibyo? Nta numwe ubangamira undi. Sibyo? Umwe ashobora kugira ikibazo undi akagikemura. Yego. Umwe ashobora kurwara undi akamurwaza. Yego. Ariko buriya hari igihe ugira inshuti nyine inshuti isanzwe ikakubabaza ariko wagira best ukajya mu best mwiza. Yego. Ni nk'iki ni nk'ihe nama waha urubyiruko rusigaye rwizerera urukundo mu kuryamana?
reka nkubwire rero rubyiruko kwanza, reka nawe uru rubyiruko kwanza muri make n'abadukurikira harimo urubyiruko. Rero urubyiruko ibintu by'inkundo muzanamo ibintu byo kuryamana ntabwo aba ari sawa. Use nuryamana n'umukobwa wizeye ko ugiye kumwirira gusa nyine ugahita ugenda ugashiduka guteye za ndwara, ubwo uri kumva ari sawa. Cyangwa se ikintu nabwira abanyarwandakazi b'abakobwa, ku bahungu bari kubashukashuka urukundo nta hantu namwe bazabageza. Mwe mubanze mwikorere mugire aho mwigeza mubone kujya mu nkundo. Wow, ubabwiye neza. Ukunda gukora? Genda bikora. Ni nk'akahe kazi ukunda gukora? Njyewe nkunda gukorera mu gikoni tu. Ukunda gukorera mu gikoni? Ukunda guteka? Yego. Ubwo abantu bafite ibirori bagira ite bagutumira ukaza ukabatekera? Cyane. Yego. Noneho hari ikintu kijya kiba akazi kakabura. Bakubwiye ngo hari akazi k'ikiyede. Ako kazi wagakora? Njye nagakora. Muri make ushatse kuvuga ko nta kazi gato kabaho? Wapi. Uriya mu kintu njya nubaha ni kimwe. Waba uri umufundi, waba uri umuyede, waba uri umukrani. Nubwo watahana sensa zawe ukaba uzi kuri burye ufite aho kurara, man njye ngo respect. Yego. Cyane. Uriya amafaranga wavunikiye nubwo wakirwa umunsi wose uri gushaka akazi wakabuze. Man njye nta nubwo njye nakirwa njyewe mvuga ati nta kintu kimwe uba utakoze. Yes. Tukaba ikiganiro cyacu tugisoreje aha. Ni nk'iki wabwira abakurikiye Mozemax Empire? Cyo nababwira Mozemax Empire, murabizi neza nabibwiye, n'unshatse kuyenga isubiramo mu mazina yanjye nitwa Oxy. Njyewe ndahari kuri iki kiganiro cya Mozemax. Uriya umuntu wese uzagira ikibazo ambaza azashyire kuri comment, njye nzamusubiza ubwanjye ndahari. Icyiza rero nimba nanjye mubona nkwiriye kugirwa inama muyingire, ushaka ko mugira inama ndayimugira. Murakoze kandi ikindi ndabakunda. Okay.